Ababyeyi banjye batandukanye mfite imyaka 11. Byari ibintu biremereye. Ntago nari nzi icyo nakoresha agahinda nari mfite, divorce y'ababyeyi banjye, umujinya nari mfite papa. Nitwa Akimana Divine, nkaba ndi imfura mu bana 5. Navukiye i Bujumbura i Burundi, ariko navuye ndi muto cyane. Mu buzima busanzwe nkorera company yitwa Voltec Limited, tugurisha ama AC, ama generator na maintenance yabyo. Story cyane ko navutse mu gihe hari intambara bombi mu Rwanda ni Burundi, intambara y'amoko. Ntago navuga ngo navutse mu gihe cyiza. Story mama yambwira story z'i Burundi, bamba hari amasasu barahungaga. Mu bwana nkuko nyine mu bwana buto cyane hari kuva navutse muri 1992, hari intambara kugera tuje mu Rwanda, hari intambara yabaye 1994 yakorewe abatutsi. Nizo story numva cyane mu bwana bwanjye. Wenda navuga ngo nkunda kuzumva kuko zima inspiration yo kwandika ku mateka y'igihugu cyanjye, ariko ntago kugira ngo abandi bana bazabyumve. Ariko ntago navuga ngo ni story zishimishije cyane kumva, gusa ziranyigisha nanjye nkumva nabyandika kugira ngo nigishe abana ku mateka. Natangiye kwandika mu wa mbere secondaire, ubwo natangiye kwandika amateatralize, amakinamico twakinaga ku ishuri tukayandika tukanayakina. Nibwo natangiye, ariko ntago navuga ngo nari mbizi, ntago nzi ngo ndagendera. Twamenyaga ko wandika Yohana ukamenya Petero, ukamenya ko mu byandika ariko bitari professional. Ntangira kwandika ibisigo mu wa 5 secondaire. Nibwo rero nakunze gusiga, nibwo navuga ngo nakunze kwandika cyane, kuko nari ntangiye kubyumva, kuko nari nabyigaga muri literature, ntangira kumenya ibyo nandika. Navuga natangiye kwandika agahinda, broken heart. Nandikaga agahinda kanjye k'ababyeyi, divorce y'ababyeyi banjye, umujinya nari mfite papa. Niyo navuga yari inspiration, no kubabara mu buzima busanzwe. Niyo inspiration cyane. Poeme zanjye z'icyo gihe zo kuva 2011 kugera n'ubu, inyinshi ziri inspired n'agahinda. Ababyeyi banjye batandukanye mfite imyaka 11. Imyaka 11 ari imfura mu rugo. Byari ibintu biremereye. Ntago nari nzi icyo nakoresha agahinda nari mfite, nta nubwo nari nzi ko nshobora kwandika kagira icyo bimfasha. Ariko maze kumenya ko nabishyira mu ntoze, buriya ibisigo poems nzikunda ko nshobora kubyandika nkazizimya, nkaba nabyandika ariko ntumenye ibyo nashatse kuvuga, nkaba nabiguha nkabiha undi muntu cyangwa inyoni. Byaramfashaga, niko natangiye kwandika. Ababyeyi banjye batandukanye mfite imyaka 11. Ntago ari ikintu cyanyoroheye, cyane ko nari inshuti cyane na papa, kandi akaba ari akagenda mu buryo ntatekerezaga ko yagenda ngo dutandukane nk'aho atari mu gihugu. Birandemerera, ndamurakarira, kuko ntabwo yari ahari ngo mubaze cyangwa ngo we ampe impamvu. Njyewe narizotinze mu mujinya, ndamurakarira. Byafashe igihe kinini cyane kugira ngo umujinya nkore kuri, ari nayo numvaga nge agahinda kugira ngo gashire. Nta psychologist ntago nibaza ko tubafite cyane, cyangwa ngo ababyeyi bibuke gutwara abana babo gusura aba psychologist nyuma ya divorce.
ntabwo ari ibintu bisanzwe bibazo ntawe nabonye. Agahinda karipakiye kugera ubwo njye ubwanjye nashatse igisubizo, ngize Imana mbona poetry iramfasha. Nk'uko nabivuze nari umwana, hari limite, hari ubushobozi nari mfite, yari ahari nashobora no kumugeraho, twaranavuganaga cyangwa rimwe ntitumubone yahinduye amanimero cyangwa se yavuye mu gihugu. Nk'ubu muheruka nka 2011 urumva ko hashize igihe kinini, ariko ubu nuko atari mu gihugu, asigaye abi Burundi, ariko ari no mu gihugu kumufatisha ntabwo byari byoroshye. Ntabwo nzi niba ari uko yatwangaga cyangwa se ntabwo namenye iyo mpamvu, kuko ibyo ari byo byose divorce yabaye hagati we na mama. Twarabana, sinavuga ngo giye twararakaranyije, ntabwo kugera kuri uyu munota ntabwo nzi impamvu ya disappearance, kandi turi mu gihugu kimwe nubwo yaba ari ahandi, nta na phone call. Ni nabyo byatumye buriya kuba yaragiye, hari impamvu ushobora kugerageza nkazumva, ariko kuzimya communication burundu ntuvugishe n'abana bawe, kuba nta nifite aho mbibwira, haba ntari naramenya no kuba nabyandika. Naricaraga mu ishuri nkarira, navugije induru, gusa amarira agatakara. Mwarimu akansohora akanjyana hanze nkarira, nkagaruka mu ishuri, ejo bikongera bikaba, ejo bundi nkamvanamo kwiheba, loneliness, nkumva nta kwisanga mu bandi. Nicyo navuga nakwemo cyane kwitandukanya n'abandi bantu, kuko numvaga nta wundi muntu uri kumva ibyo ndi gucamo, nta n'undi wanyumva. Byaba byiza nitandukanye n'abandi bantu. Ngeze navuga mu wa gatanu, mu wa gatandatu primaire, narigunze cyane, bikubitanye n'ibindi bibazo byo kuba munini. Ari munini kuva kera, nkaba bullied ku ishuri, hakongeraho ibibazo byo mu rugo, nkuramo kwigunga. Ngeze segonderi ntangira kugira inshuti zinyumva, bigenda bigabanuka, ariko ntavuga ngo narakize, sinavuga ngo narakize, gusa nagize inshuti, ngira drama club, ngira ibintu bimpuza byinshi bituma ntabitekerezaho cyane. Bigenda kwakurira mu ishuri, kwigunga bigenda bigabanuka, ntangira kugira inshuti zimpuza kwirinda gutekereza ku bintu byinshi. Ubuzima navuga cyane ni loneliness, depression, stress. Nahoraga ntaha kubera ama stress yo gutekereza cyane, bakanjyana kwa muganga bakabura indwara, kugera naho mu wa gatatu segonderi nibwo narwaye umutwe cyane, bashaka indwara barayibura, bayibuze. Umuganga abwira mama anjyane ku mu psychologist Ndera. Niho tubwira ati umwana afite stress nyinshi, ampa imiti birashira, biragabanuka. Byaragendaga bikagaruka, gusa aramubwira ngo ni stress, ampa imiti birashansubira ku ishuri, ariko bikaguma bigaruka. Nabanye nabyo, ntabwo navuga ngo byarakize, ariko ni cya gikomere nagumanye.
poeme ya mbere nanditse yitwaga Beast in Him. Beast ni kirura. So, ngira ngo niyo poeme ya mbere nanditse. Sinibuka ikintu cyabaye, ariko umujinya wose wa papa ari wagarutse ndayandika. Beast in Him nayo iri muri Scars That Shapers. So nanditse nari ntangiye kugerageza understanding no kuba ivuga ukuntu I understand ko ubu ngubu I understand the beast in humans. Hari abantu bagenda ariko ari ibirura, ntago so nari ndakari, ntago mfite ukuntu nayisobanura, ariko numvaga njyewe numvaga hari ibirura mu bantu. Icyo gihe niho umujinya wanjye. Uburakari nta burakari, kuko uko nakuze, uko nagumye mu rugendo rwanjye rwo gukira nkikomeza, sinavuga ngo narakize. Ntabwo wakira ikintu utakwibagirwa, ariko umenye ko ubana nacyo. Ntabwo nyirakaye. Divorce, icyambere ni intuzi, stress. Ndari umwana w'imfura, bivuze ngo ibyinshi bikomeye ninjye wabibonye, kuko nari mfite 11, murumuna wanjye mfite imyaka 9, baba kwa mukecuru, babaga kwa nyogokuru, mama ubyara mama. Nagombaga gukura kurusha imyaka yanjye kugira ngo mufashe mama kwirera no kurera barumuna banjye. So stress, depression, kuba nta muntu nari mfite nganiriza ibyambayeho, kwiheba, kumva ndi umwana w'abana ababyeyi bari divorce, kongeraho mu ishuri deja baranyuzuraga kubera ubunini bwanjye, muri quartier, mu rugo, biragenda biba byinshi. Ikindi ni kutizera abantu. Byangabanyirije kwizera abantu cyane, kuko nibazaga niba papa ashaka kundisappointinga, papa umbyara, ntabwo nibazaga ko ari undi muntu ushaka gukora ibirenze ibyo yakora. Nibaza ari ibyo bikomeye cyane, no kuba yambuje, navuga amashuri, kwiga. Mama kurera abana 5 ntago yatureze nkuko yari kuturera ari ababyeyi 2. So bituma shikiza amashuri. Ni byinshi, ariko nibaza ko ibyo ari byo biremereye cyane. Ubuzima bwarahindutse. Nigaga village SOS, byari mu mashuri amwe meza muri icyo gihe. Tujyana na mama gusa, mpita njya Kanombe, nubwo nahize igihembwe kimwe, ariko yari setback iteye ubwoba. Njya ku ishuri ritandukanye naho narindi, binsubiza inyuma. Ikintu abana benshi nahuye nacyo nkanjye n'abana benshi nibaza bahura nabyo, kutabyakira ni intuze, depression and loneliness. Nibaza ko ari abana benshi bahura nabyo, kutabyakira. Rero kubyakira, niba nkibivuga ku myaka yanjye nkaba narira, sinibaza ko kubyakira bisaba igihe, biterwa na ntuze no ku muntu yakira ibintu, ariko ntabwo nibaza ko ari ikintu cyoroshye. Ariko uko ugenda ubona umuntu biganiriza, cyangwa se wumva ko atari wenyine byabayeho, ukaba wahura n'abantu byabayeho nabo, mukaba mwaganira, bagufasha kumva ibyo uri gucamo, bigenda bigabanuka. Ariko
ntabwo nibaza ko wabyakira 100% ngo wumve wakira. Ni struggle ihoraho. Urwana nabyo. Nanditse poeme nyine mu wa gatanu no mu wa gatandatu segonderi 2011 2012. Inyinshi naho nazanditse. So ngiye muri university 2013 nabaye nkohagarika kuko byabaye byinshi kwiga. Nandika gakeya 2014 biba ngombwa ko mpagarika kwiga kubera ibibazo bya finance. 2017 2016 2017 nibwo nongeye kongera kubyandika. Kugisohora ntago nashaka kugisohora kuko nazandikaga kugira ngo nkiri. Ntago byafashe hafi umwaka kugira ngo numve ko nshobora gusohora agahinda kanjye kukereka isi. So byarangoye. Nafite Facebook ariko nta na rimwe nari nagapostinga poeme yanjye. 2019 2018 nahuye nagiye mu makominote atandukanye y'abanditsi kuri Facebook mu Rwanda ku ma social media atandukanye. Mba inspired no kubona abandi bantu bashaka kumva stories z'abantu. Noneho mpura n'umwanditsi wo muri Zimbabwe, Mbizo, ni nawe wa reviewinze igitabo bwanjye bwa mbere. Arambwira ati ugomba gusohora poeme zawe, hari abana benshi bari guca mu bintu waciyemo bishobora kubafasha, bakiri no kubicamo, bakeneye kumva ko bakeneye kumva ubuhamya bwawe nawe bikabafasha. Ampuza n'umupublisher nawe wo muri Malawi. Ndamubwira reka manze mitekerezeho. Birabanza birananira ariko geraho ndazimuha nkeya mu poeme 97. Ndamubwira naba publishing izo. Ku buryo cyamaze igihe kuri Amazon ntafite hard copy kuko numvaga hanze abantu bazifite hanze nta kibazo atari mu Rwanda. Ariko uko abantu baza appreciatinga numva nazizana no mu Rwanda. So kwa gatatu uyu mwaka nibwo nemeye ko natekereje kuba nakora launch yacyo hano, nkaba nabisangiza n'abanyarwanda, nkavuga na story yanjye. Summary, the whole book is about my pain. Sibyo zose nta fiction irimo, sinibaza ko ari na fiction irimo. Zose ni ku buzima bwanjye, my pain, urugendo rwanjye kuri mental health struggles. Ikintu nabasangiza nuko nubwo nababaye nkangira n'uwo mujinya na poeme zanjye ziri kunoze, hari naho mbabarira. Sibyo ko ntuze gukira n'urugendo, ni nayo theme ya ntuze ya book launch yanjye. Turababara, sibyo, bikanatugora kuba tutabona no tuvugisha, ariko iyo wihaye umwanya, iyo wihaye igihe cyo gukira, byonyine bitangira niyo wihaye kumva ko ushaka gukira, kubohoka ku gahinda. Niyo ntambwe ya mbere. Iyo niyo ntambwe nateye, nibaza ko nanjye ubwanjye nyishimira kuko ntago nashakaga kurekura uwo mujinya. Poeme zirimo hari poeme nitiriye iki gitabo yitwa Scars That Shape Us. Ivuga I'm a mess, you should know. Nashaka kuvuga ko ntuze I'm a mess
ubuzima bwanjye ni akavuyo k'agahinda ko mubabaro. Hari baggage nyinshi ngendana nazo. So niba ushaka kujya mu buzima bwanjye nk'inshuti ugomba kubimenya. Hari pase yanjye nubwo narwana nayo kuyireka, buriya pase yawe urayigumana. Dushobora kugerageza kurwana ngo past is a past, but it's never true. Pase yawe urayigendana, twubaka future ariko hari pase twubakiraho. So ni byiza, njye numvaga ari byiza kuba nakubwira amemesi. Ntago ndi umumarayika, ntago uje usanga umumarayika. Hari byinshi nanyuzemo ugomba kumenya. Poeme ya mbere ni Father's Day. Father's Day navugaga ukuntu namaranye igihe kinini umujinya. Nabuze kwizera abantu, bagabo, kubera ibyo naciyemo, kubera relation yanjye na papa. Ariko on Father's Day yari ku cyumweru, irangira ndamubabariye. Atari uko yasabye imbabazi, atari ukurenzaho kumubabarira kugira ngo, kuko nawe ndamwumva ko ari umuntu. So stanza ya nyuma iravuga, I've thank you for my existence. Ndagushimira ko wambyaye. Ntago nabikubwiye kuko ntago nakubonye ngo mbikubwire, ariko I hope you understand why. Kuva uyu munsi umujinya ndawuretse, atari uko kwimbabaza, kuko nkeneye amahoro yanjye. Happy Father's Day. Kirangira vuga. Urugendo uko nagumye mbivuga, nabihisemo kuko it set me back. Byampejeje mu nzira akagahinda kaguma. Nawe urabyumva, kuguma imyaka ingahe nandika poeme z'agahinda, nagezeho ndabirambirwa. Kuki nguma mbabaye? Kandi na poetry yarafashije. So yama communities zinyegereye, inshuti, byagiye bifasha. Ngenda uko natangiye urugendo rwo gukira, nanjye bigenda bimfasha. So hitamo kumubabarira, sibyo, no kureba the positive side of it. The positive side of it byamaye igitabo. That's one of the positive side z'agahinda kanjye. No kuba zarampaye communities. Ikindi nabonye kugumana umujinya w'umuntu ushaka kuba atanazi ko namurakariye, mbona ari giri kwibabaza. Ikintu nabwira abana bari kubicamo, ntihagire umuntu uba pressuring, sibyo, kumva ko ugomba guhitukira, cyangwa se kumva ko ugomba guheranwa n'ako gahinda. Ibibazo bitwa affecting uburyo bitandukanye. Hari ushobora guhita byakira, kumva ko byabaye, ubuzima bwe bugakomeza. Hari undi biherana. Twese twakira ibibazo uburyo butandukanye. Urugendo ni urwawe. Fata igihe wumva kiguhagije kugira ngo wumve wakira. Ariko niba ushaka gukira, njyewe ukuntu nabifashe, yego byafashe igihe kinini, ariko divorce zibaho, kandi sijye mwana wa mbere bibayeho, sinanjye wa nyuma bibayeho. Ntago uri wenyine, nicyo nababwira, ntago wari bonyine. Hari communities, ubu ngubu social media yarabikemuye. Ujya muri community y'abantu bari ku isi yose, mugahura kandi mukumvana. Hari aba psychology online,
in person mu Rwanda barahari, hari amakomyuniti ushobora kujyamo bakakumva ukaba wabaganiriza, hari ibintu byinshi byagufasha. Hari ukwandika, njye kwamfashije kwandika ibyo uri gucamo kugira ngo utaguma mu mutwe, bitakuguma mu mutwe bikaba byabuza ubuzima bwawe gukomeza. Hari uburyo bwinshi ushobora gukira ntuheranwe n'ako gahinda, kandi ntago batandukanye kubera wowe. Buriya nicyo abana benshi, nanjye hari igihe najyaga mbyibaza nkumva se batandukanye kubera njyewe, nabananije se, habaye iki? Ariko nta na rimwe, nubwo abana baba benshi byanga bikunda, kuko waje nyuma, nibo bakubyaye. Ibibazo ni ibyawe, ntabwo uri impamvu yo kuba batandukana. Ntiwumve ko ari we wateje icyo kibazo, nta nubwo uri ikibazo. Nturi wenyine.